Twaje kumaze kwivuga twabizira ukatuze mu Kristo mugatenga ushimiye ikaze mwaduhaye kandi mwiza kuramya Imana ibamugisha turashimira abayobozi b'itorero batwatse nabo Imana ibamugisha turashimira abashitsi bateguye igitaramo cyo kuramya Imana no kuyihimbaza Imana nicyo yaremewe cyangwa natwe twaremewe kuko Imana yahozeho kera tutanaho Imana ikwiriye Imana ikwiriye kuyiramya n'itegeko nagize neza kwishakira umwanya mu wirame Imana ibamugisha kandi n'abakristo namwe mwamenye uyu munsi mukaza gutarama Imana ibamugisha haleluya haleluya ari kuri mixeri ari kuri ijwi kubera ko abafite imbaraga nyinshi maze iminsi ndi mu murimo ndananiwe cyane ariko umuntu w'imbere ni muzima ampere tubusa ibyo byaba byiza dusome Zaburi ya 31 murongo aho intego yacu iri y'iki gitaramo Zaburi ya 31 murongo wa 6 Zaburi 31 murongo wa 6 ni intego y'igitaramo cyacu dusome mu izina rya Yesu aravuze ngo mu maboko yawe niho mbikije ubugingo bwanjye Uwiteka Mana y'umurava warancunguye amen ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana urakoze cyane bigenze neza rwose Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa 14 Yohana igice cya mbere umurongo wa 14 aravuze ngo jambo yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa bw'umwana w'ikinege wa se yuzuye ubuntu n'ukuri Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma niwe uruta kuko yahozeho ntarabaho kandi bimwuzuye akaba aribyo twahawe twese mu buntu bukurikiye ubundi kuko amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo amen Urwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso Urwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso igice cya mbere dusome bereye ku murongo wa 3 haravuze ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe ko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru uko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutari hungaye imbere yayo kuko yagambiriye kera urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubeshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri ubwo yadusagirijeho ukatubera ubwenge bwose no kumenya itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo aribyo yagambiriye kera kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi amen Mesi ukura ibyaha by'abari mwese yarabonetse n'ukuri
mwami yambaye amagambo avuga ngo Yesu niwe ncungu yazivye icyuho cyose. Yesu niwe wafunze umwanya wari uri musa ajyamo aruzura neza ahinduka icyari gikenewe. Amen. Kristo Yesu imugiranye ibinyabipfaka bagaterere ndirimbo nani intebe. Kristo niwe wahagaze ahantu Imana yashakaga arahahagarara kwirwamo neza asiga nta cyuho kirimo. Amen. Niwe wenyine wujuje umwuzuro w'ibyo Imana yari ikeneye. Imana iravuga ngo nemeye noneho mbonye igikwiriye gihagije nari nkeneye. Ni Kristo wenyine niwe ncungu, niwe mwuzuro w'ibyo twari dukeneye. Mukize amen. Dawidi yavuze ngo Uwiteka mu biganza byawe niwe ashyize ubugingo bwanjye, kandi Imana y'umurava ubugingo bwanjye niwe wabucunguye. Mu isezerano rya kera iyo habonekaga incungu habaga habonetse ikintu cy'agaciro kiruta icyafashwe mu Rwanda cyangwa se kiruta igikenewe kugira ngo cyishyurwe agaciro karuta icyo kintu nyine. Dawidi ashima Imana ko Imana yacunguye ubugingo bwe. Yayishimiraga ko imukiza abanzi be. Yamucishije Abafilisitiya, imukiza Sawuli, imukiza ubukana bw'intare ndetse n'intubu ubwo yabaga mu ishyamba. Yashimiraga Imana ibiboneka iby'Imana yamurindiye bifatika. Mu isezerano rishya dushimira Yesu wadukijije urupfu rw'iteka. Haleluya. Ibyo ni byo shimwe rikomeye cyane. Uko Imana yakijije Dawidi amaboko ya Sawuli, niko natwe Imana yadukijije amaboko ya Satani. Yaradufashe mu bugwate ariko Yesu ahinduka inyishu. Nimuza gukomera Imana amashyi, turajya tuyakomera icyarimwe. Gukomera Imana amashyi cyane. Uwiteka Mana y'umurava mu maboko yawe niwe ushyize ubugingo bwanjye, kandi warashunguye kubw'imbabazi zawe. Ibyo Dawudi ashima ni byiza ariko ibyo dushima biraguta. Dawudi arashima Imana yamuhaye ibiryo, Dawidi arashima Imana yamwambitse, Dawidi arashima Imana. Zaburi ya 23 yagaragaje ishimwe rye ngo yari amaze gusanga bateguye ameza. Imana yagaye bakuru be aravuga ngo Uwiteka untegurira ameza mu maso y'abanzi banjye kandi igikombe cyanjye cy'igiseseka. Ariko twebweho dushimira Yesu umusaraba. Ndashima umusaraba, ndashima
munyikirize amen. Kristo yabaye inshumu, yabaye ikiguzi cyuzuye cy'ibyo twari dukeneye. Isi niba abagabo b'intwari muri Bibiliya uhereye ku mukiranutsi wa mbere witwa Abeli. Abeli ni umukiranutsi wanejeje Imana, we yatanze igitambo kinezeza Imana. Iki gitambo gituma Kayini amugirira ishyari kugeza ubwo yafashe umwanzuro wo kumwica. Bibiliya ivuga ngo Imana ihamagara Kayini, iramubaza ngo Kayini, Kayini, ibyo ukoze ni ibiki? Arabwira ngo ibyo nakoze ntabwo ubizi. Yavuze ngo murumuna wawe ari, arabwira ngo ntabwo uri umurinzi wa murumuna wacu. Amaraso ya Abeli ngo na n'uyu munsi aracyavuga ibyiza, ariko aya Yesu arayarusha. Amen. Haleluya. Amen. Iyo Abeli ahinduka uducungura, amaraso ye yari kurangiza akaba expire, ariko amaraso ya Yesu arusha ibyiza ya Abeli kuvuga ibyiza. Abo ni abagabo b'intwari babayeho. Habayeho abagabo bakiranutse nka Enoke. Enoke ngo yakiranutse imyaka 300 ngo anezeze Imana. Imana iramwimura agenda atumvisha ububabare bw'urupfu. Enoke nawe iyo ntabwo amaraso ye yari kudukiza twese, ariko turashimira amaraso ya Yesu Kristo. Iyo yazite icyuho cyose yaraducunguye, yawishe ubugingo bwacu, yawishe mu Mana. Hariho umugabo witwa Enoke. Enoke ni umwe mu bagabo b'ibitangaza babayeho. Iyo usomye muri Bibiliya mu Isezerano Rishya, ubutumwa bw'Imana mu rwandiko rw'Abaheburayo, arimo ngo kwizera niko kwatumye Nowa yizera ibitaboneshwa amaso, ngo yumva Imana, aravuga ngo ari Imana ivuze ko imvura izagwa. Ntacyo bitwaye kubakira Imana ngo ugende abikora kuko ari Imana ibivuze. Inkuge ya Nowa yarakuye abantu 8 gusa, ariko amaraso ya Yesu yarakuye ibihumbi n'ibihumbi. Amen. Uwiteka mu maboko yawe mushyize ubugingo bwawe, ariko kandi muri Kristo niho tubitse ubugingo bwacu. Ubugingo bwacu buri muri Yesu Kristo. Munyikirize amen. Amen. Isi yagize umugabo witwa Aburahamu. Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yizera Imana, ngo bituma ahaguruka ameze nk'utazi yajya. Ariko kwizera kumuhishurira ko ari Imana imujyana arahukuri. Bivuga ngo arahaguruka aragenda. Kwizera kumubera imbaraga mu buzima bimwerekeza aho imujyana. Uwo mugabo yanejeje Imana. Bivuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yemera gutanga Isaka, kuko yatekereje ko nubwo Isaka yapfa, ngo Imana yakongera ikamubumba mu bivu byavuye muri Isaka ikamumusubiza. Amaraso ya Isaka ntabwo ubwe yari kuducungura, ariko ya Yesu. Abo ni abagabo b'intwari babayeho, ariko ntibujuje icyuho cyangwa ikiruhu. Basize hari mu mwanya uri mu busa. Kristo niwe wenyine wujuje ngaho, yuzuza umwanya uri mu busa. Imana iranezera. Se muri hano munyikirize amen. Abaje gusenga haleluya. Isi yabayemo umugabo witwa Mose. Mose ni umugabo w'igitangaza. Bibiliya imugaragaza ari umugabo uvugana n'Imana ibona nkubone. Umunsi umwe barabwira Imana ngo ndashaka kukureba n'amaso yanjye niba nkugiriyeho umugisha. Imana aramubwira ngo Mose, ntabwo ushobora kundeba n'amaso yawe ngo ubeho. Icyakora nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe, kuko ari nta muntu wambaye umubiri undeba. Nzakunyuraho, nzakwereka mu mugongo hanjye. Bivuga ngo Mose ari ku musozi, Imana imunyuraho areba Imana mu bitugu. Abo ni abagabo babayeho b'intwari. Umunsi umwe ngo yagiye gusenga atazi ko ari butindeyo, ngo amarana n'Imana iminsi 40 n'amajoro 40. Abisirayeli baramuha, umarana nayo iminsi ingana. Umarana nayo iminsi ingana. Umarana iminsi ingana shiyaje. Ngo yaramanutse ku musozi, ngo abantu bamubonye barimo kuhabona arimo arakayangana. Ngo ishusho yari imeze nk'imirasire y'izuba. Abo ni abagabo b'ibitangaza babayeho, ariko abo bose bagiye batujuje umwanya hari hategerejwe Kristo. Haleluya. Amen. Munyikirize haleluya. Amen.
Eliya mu bahanuzi bakomeye. Eliya yigeze yafata system arayifunga neza. Abwira Ahabu arabwira ngo niba ndi umuntu w'Imana, imvura n'ikime ndabitwaye imyaka 3 n'amezi 6. Abantu ntibahinga, abantu ntibagira icyo bakora, bagira ngo ari gukina plan. Babona amezi 6 arashize, babona umwaka urarangiye, babona ibintu birarangiye, babona itatu irarangiye, ng'inzara iratera. Abantu babona icyo barya, batangira kurya amahungu, abantu babona icyo barya arumirwa. Uyu mugabo, uyu Eliya wigeze yamana umuriro mu ijuru, abwira Imana ngo niba ndi umuntu w'Imana, uyu munsi ndashaka ko Abisirayeli Imana bakura mu rungabangabo. Niba ndi umuntu w'Imana, aravuga Mana ya Eli, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, uyu munsi nibimenyekane ko Uwiteka ari we Mana, ijuru riritaba rimanura umuriro. Umuriro ufite igitanda kirashya kirakongoka kirimo n'amazi, amazi arashinga. Aba bose babaye abagabo b'Imana ariko basize icyuho. Kristo niwe wujuje umwanya wari ukenewe, niwe wenyine wakoze iby'imbaraga. Amashyi menshi kwa Yesu, haleluya. Niwe wenyine. Mwashatse intego nziza mu biganza byawe, niwashyize ubugingo bwawe. Mana Uwiteka Imana y'umurava, niwe wancumbi. Munyikize amen. Isi yabaye umugabo witwa Elisa nawe ni umugabo utoroshye udasanzwe, ngo yaryamye hejuru y'intumbi yamaze gupfa burundu, ifite n'ibimenyetso by'uko uyu muntu yapfuye. Ngamubarara hejuru aravuga ngo Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, niba ndi umuntu w'Imana koko uyu mwana nazuke yongere abeho. Ngamubarara hejuru bagiye kubona uwo mwana waratambagira ku isoko. Aba ni abagabo b'ibitangaza. Amagufa ya Elisa Abisirayeli bari ku rugamba hamwe n'ababisha babo, ngo bajugunye umurambo w'umusirikare umwe, ngo bayajugunya ku gituro cya Elisa wapfuye kera. Ngo umurambo wumvisha amagufa ya Elisa uraba ngo ubonye ubuzima, urahaguruka ukomezanya akazi n'abari mu kazi. Aba ni abagabo b'ibihangange, ariko Yesu araruka. Abigishwa begera Yesu baramubwira bati zera amatare munsi urabuze, inzara itabica kandi dore tumutayo. Nyamuneka mwami basezere batahe. Yesu arababwira ati nimubagaruye. Baramubaza bati tugende tubahe. Icyo akoze hari amafi n'imigati. Haleluya. Arababwira ati birahagije, nimubishase. Nimubishase
icumi ubugingo bwacu, iburinda kujya ikuzimu muri rwa Roma. Imana ihabwe icyubahiro. Aribuze ngo Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibintu Yesu yazanye muri package cyangwa se package ubona bivuga ngo ku munsi wacu ari ambaraje ipfunyitse yuzuye ibyo twari dukeneye byose bitarangira, bitaba expire, bidashiranye. Icya mbere Yohana yavuze ngo ibibuzuye ngo nibyo rero bahawe ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Hari ibintu bwemerewe gukonsoma buri segonda, buri munota, buri munsi, buri mwaka, buri kwezi. Yesu yazanye nabyo. Imana ihabwe icyubahiro. Icya mbere wemerewe gukonsoma urukundo rwe. Ni wowe wenyine uzi gukunda, abandi turagerageza. Iyo bikoze umwaka numva ari igitangaza. Iyo nakunze umuntu umwaka kuko ni umuntu barumva ntabwo ntagize, ariko Yesu adukunda ibihe byose. Ni wowe rukundo rw'umwimerere rutarangira, ruri uncondition, rutagira icyo bibishingiyeho. Ntirureba nyashi, ntirureba amaso ameze nk'ay'inyama, ntabwo rureba kavukire, ntirureba aho umuntu yaturutse. Ni urukundo rukunda rutarabanguye. Yesu azi gukunda. Ugomba gukonsoma ku rukundo rwe buri segonda, buri munota, buri munsi. Ugomba kujya kuvuga ngo Yesu ndabizi kumunda, ndabizi kumunda nubwo abandi bose bandeka. Ndabizi kumunda, nzi kumunda ukonsa, nzi kumunda ukonesha, nzi kumunda ukomeze, nzi kumundira icyo nicyo. Ndabizi kumunda Yesu. Wemerewe gukonsoma urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Ni kire yawe wararuhandikiwe. Imana iragukunda ku buryo yanakwinginga ikakubwira ngo wambabarire nkamukunda. Imana igukunda urukundo rwinshi ku buryo ikwingingira ngo ngwino ngukunde, ngwino ngukunde. Abantu bagira amahame, bagira ibyo bagenderaho mu gukunda. Ntabwo twese dukunda kimwe, ariko Imana ntigira amahame. Imana ikunda bose muri Kristo Yesu. Wemerewe gukonsoma urukundo rw'Imana. Ntukarare utarunyweyeho, ntukarare utarusogongeyeho, wowe wumva uko Yesu agukunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nishimiye ko Yesu ankunda. Kristo yuzuye urukundo rwinshi, rwinshi, rwinshi. Bibiliya ivuga ngo Imana yaducunguye tutari twanayimenya, tukiri n'abanyabyaha. Maze ubu tumaze kuyimenya, ngo na buri munsi iracyatwunga nayo. Na buri munsi Kristo aracyatwunga n'Imana. Imana idukunda ejo hashize, muri uyu munsi n'ejo hazaza. Twisanze mu rukundo rw'Imana. Ugomba gukonsoma, ugomba kwakira urukundo rw'Imana. Ni nako Imana yabwiye Yakobo, irambwira ngo kandi ntugire ngo nzagutinya ngo kuko washaje, ngo wameze imvi z'uruyenzi. Irambwira ngo urukundo rwanjye ruzaguheka, imvi zizarinda z'uruyenzi nyiguhetse ku mugongo wanjye. Imana iragukunda ku buryo nta cyiciro cy'ubuzima uzageramo yananirwa kuguterura. Nta hantu uzagera waremerera Imana. Mama wanjye usizi ko yaneruraga baje, ntabwo nzi ko yasubiza mu mugongo gameke, ariko Imana iramenze. Nta na rimwe irajishura ngo igure ku mugongo wawe. Uko niko nawe bikugenzereza. Imana iracyaguheza. Munshize amen. Kuko ibinuzuye aribyo bera twahawe ni ubuntu bugeretse ku bundi. Icya kabiri, Kristo niwe mbabazi, yuzuye imbabazi. Yuzuye imbabazi. Dawidi yaravuze ngo imbabazi zayo zihora zunguka ku manywa na nijoro. Ndakwinginze nshuti yanjye, ntukarare, ntukirirwe kudakonsomye ku mbabazi z'Imana. Ntukemere urarana intege nke, ntukemere urarana icyaha. Wemerewe kire y'imbabazi. Munyikirize amen. Wemerewe kunywa ku mbabazi z'Imana. Wemerewe kurya ku mbabazi z'Imana. Uko umuntu akenera ibyo kurya bitunga umubiri, niko nawe imbabazi wazandikiwe. Wandikiwe imbabazi z'Imana. Ntukamara ukwezi ufite icyaha, ntukamara ibiri ufite icyaha, ntukamara umwaka ugendana icyaha. Wemerewe imbabazi muri Kristo Yesu. Kuko ibinuzuye aribyo bera twahawe. Munyikirize amen. Icya gatatu kiri muri Kristo Yesu ukwiriye gukonsoma kuko bimuzuye kandi ntibishira. Icya gatatu
uzabibona kubw'ubuntu, ibindi byose uzabibona kubw'ubuntu, umugore uzabibona kubw'ubuntu, abana uzabibona kubw'ubuntu, amashuri uzayiga kubw'ubuntu, Kigali uzayibamo kubw'ubuntu. Nta kintu na kimwe Imana izananirwa kuguha kuko Imana ari inyabuntu. Munyikirize amen, munyikirize haleluya. Imana itugirira ubuntu bwinshi kandi busaga. Icya kane kiri muri Kristo wemerewe kandi ugomba gukonsoma n'amasezerano y'Imana. Amasezerano yose Bibiliya igira amasezerano abiri akomeye uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishwe. Isezerano rya mbere ni isezerano Imana yahaye Eva imubwira ngo igihe kizagera ubwo umwanzi yagushutse ukemera ukarya ku giti nari narakubujije, ariko igihe kizagera ubwo umwana uzava mu nda yawe azakandagira inzoka. Yavugaga Kristo. Iryo ni ryo sezerano rya mbere rikomeye riri muri Bibiliya. Isezerano rya kabiri ni uko itorero rizava mu isi rigasanganira umwami wacu. Haleluya! Irya mbere ryasohoye Yesu yaraje, niwe wakandagiye Satani amwambura ubutware bwose n'imbaraga zose. Irya kabiri turabitegereje, turyamiye amashaka, tukamusaza byari bucunguzi, bw'ibyo byaha bwari bugashira, ibyaremwe byose byishime, icyampa Yesu akaza adatinze. Aya niyo masezerano abiri akomeye muri Bibiliya itorero ritegereje. Irya mbere ryo ryarasohoye, hanyuma irya kabiri turabwira Imana ngo uzaza ryari, bw'ibyo byaha bwari bugashira, ibyaremwe byose twishime. Hanyuma ya yandi Imana yaguhereye kanyarira, ya yandi Imana yaguhereye kuri bushiti muri gusenga, ya yandi Imana yaguhereye kizamura, ya yandi yaguhereye ku musozi runaka ntari, ya yandi yaguhaye kugira ngo usinziriye, iriya ni bonasi n'impamvu kugira ngo utagwa mu nzira. Kandi nabyo urabyemerewe. Uyu mugoroba Imana irakubwiye ngo muri Kristo niho amasezerano yose asohora. Bya bindi Imana yavuganye nawe byose bizasohorera muri Kristo Yesu. Munyikirize amen. Impamvu y'urugendo irahari, bagenzi bakomeje ijambo, intama zizaboneka zazuka, intama zizaboneka zazuka, Yesu utima ibintu Imana yavuganye nawe. Ufite amasezerano utegereje umwaka umwe, 2, 3, 5, 10, 20 yose azasohorera muri Kristo Yesu. Kandi igitangaje Yesu ashobora kuza yose atarasohora, ariko isezerano rikuru dutegereje ni ukuzimana ingoma na Kristo. Munyikirize amen, munyikirize haleluya. Imana yagambiriye kera kuducungura inyuze muri Kristo Yesu. Mana y'umurava, ubugingo bwanjye warabucunguye, ubuhisha mu maboko yawe. Kristo niwe wacunguye ubugingo bwacu. Uyu mugoroba ukwiriye kumwizera, ukavuga ngo kandi urukundo rwose rwuzuye rw'umwimerere muri Kristo, imbabazi zidashira ziri muri Kristo Yesu, ubuntu bwe n'ineza biri muri we, kandi amasezerano yose nahawe azasohorera muri Yesu Kristo. Duhomeka amaso yacu dusenge. Mana y'umurava,
ubugingo bwanjye warabushumiye guhisha umwanzi. Mbese nawe uri mu mubare w'abantu babitse ubugingo bwabo mu biganza bya Kristo? Pawulo yanditse aravuga ngo niba mwaramaze kwizera, amaso yanyu ajya ahora areba ibiri mu ijuru gusa. Oh, haleluya. Ujya mureba ibiri mu ijuru gusa aho Kristo ari, kuko ari we wabasuye kandi ubugingo bwanyu akabuhishanya n'ubwo buri mu Mana. Mukwiye kureba aho Kristo ari, kandi gucungurwa kwanyu ni kubiturufu yo kugira ibyo gusaba Imana n'inyungu zo kugira ngo mwinezeze gusa, ahubwo bihinduka umusaruro wo kuzabahisha ubugingo. Mbese muri iri teraniro hari umuntu wizeye Yesu gutyo? Ese Kristo ubona nk'urukundo? Ese Kristo ubona nk'imbabazi zawe? Ese Kristo ubona nk'ubuntu? Ese Kristo wabonye ari we mwuzuro w'amasezerano yawe? Uyu mugoroba umwizere, aracungura ubugingo bwawe, abuheshe mu biganza by'Imana. Iryo ni ryo jambo Imana yari yampaye. Ninde muri twe utarizera ibyo? Abwira Imana ngo ndabimenye ko hari uwancunguye uruta Mose, aruta Eliya, aruta Nowa n'abandi bagiye babaho. Nanjye ndashaka kwicara imbere y'ishavu uyu mugoroba, nkabyarwa n'Imana uyu mugoroba, nkahinduka umwana w'Imana, kandi Kristo agahinduka umuvandimwe kuri ibyo yavuze ngo Yesu wagize ku muvandimwe we. Amaraso ye aracungura, areza, aratunganya. Uyu mugoroba umwizere, uzamura ikiganza cyawe ubwire Imana ngo ndabimenye ko hari uwamenye amaraso ku bwanjye, kandi bimuzuye akaba ibyo twahawe ni umuntu ugeretse ku wundi. Iyi nkuru ni inkuru nziza ukwiriye kubwirwa ibihe byose. Zamura ikiganza cyawe ushaka kwakira Yesu, ubwire Yesu ngo ndamenya ko unkunda, ndabizi ko unkunda nubwo ndi mubi, ndabizi ko unkunda nubwo nasayishije, ndabizi ko unkunda nubwo nakoze ibyaha byinshi, ariko uyu mugoroba ungiriye imbabazi. Iteraniro ry'abaranyima nanjye ijwi ryanjye ryumvikanemo, iteraniro ry'abashima nanjye ijwi ryanjye ryumvikanemo, kuko baye umwana w'Imana. Imana igumisha bazamuye ikiganza. Imana igukunda urukundo rwinshi, Imana igukunda urukundo rwinshi rwawe uri muri Kristo wuzuye imbabazi. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, nimutere intambwe muze buhoro buhoro, mupfukame kuri iki kirago babateguriye. Uyu mwanya nawe uri mu bantu, Imana ibika ubugingo bwawe, ibubike mu biganza byayo, ubugingo bwawe burishamo bwa Kristo mu Mana. Wino upfukame kuri iki kirago bazamuye ibiganza. Imana ibamugisha niba bari mu protokoli mfashe, mwababonye bari bazamuye ibiganza. Ntimugire ubwoba, Umwami abakunda urukundo rwinshi, arabakunda ku buryo uyu mugoroba batari kubaciraho iteka. Imana imugisha, kandi niyo yaba umwe niyo baba babiri, ntabwo twaba twataramiye ubusa. Kristo yasize 99 ajya gushaka umwe yarazimiye. Turagutegereje nawe. Bari bazamuye ibiganza muri benshi, ariko ntacyo. Turagutegereje nawe wari wazamuye ikiganza kugira ubwoba. Ngwino winjire mu mubare w'Imana ibikira ubugingo. Konte z'amafaranga dufite zifite abazirinze, ariko ubugingo bwacu burinzwe na Kristo. Iyo tugiye kugenda inzu zacu turazikinga cyangwa tukazisigaho abazamu, ariko ubugingo bwacu burinzwe na Yesu Kristo. Imitungo yacu irinzwe n'abantu cyangwa natwe ubwacu, ariko ubugingo bw'umuntu burinzwe n'Imana. Imana niyo irinda ubugingo bwacu. Urakoze cyane mama. Imana igukunda urukundo rwinshi, kandi iragukunda ngo igukize icungura ubugingo bwawe. Icyambere ijwi rikumvikana mu matwi y'abantu baje gusenga uyu mugoroba. Ntabwo turi bwihute rwose, kuko Yesu yabwiye arashaka gukiza ubugingo, arashaka gucungura ubugingo bw'abantu. Ntabwo nihuta, Yesu yabwiye ngo hari abantu babuze urukundo, kubera karansi yo kubura urukundo bituma bakora ibyaha. Ariko Imana yabwiye ngo zibabwira ngo Kristo ibimuzuye nibyo yaduhaye, umuntu ugeretse ku muntu. Abantu baburiye imbabazi mu bantu bituma